bakunzi ba Evangeliste Mama Diane TV, turabakiriye aho muri hose abakunze kudukurikira, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tubashimira buryo ki mukomeje kudukurikira, turagira ngo tubazanire ijambo ry'Imana rivuga buryo ki nitwubaha Imana izatugarukaho ikadukiriza igihugu. Reka tubanze dusenge Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimira ko waturinze, tugushimira ko wabanye natwe. Mwami wacu ushimwe, habwe icyubahiro. Nkweretse irivuga butumwa, ndagusabye uriherekeze abari kuryumva kandi bahindurwe naryo. Mana, ndagusabye kugira ngo uhagararane natwe, tube mikoro wivugire kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze ko ubikoreye kwiyubahisha, mu izina rya Yesu, amen. Ku batanzi baba bambonye ubwa mbere kuri iyi kamera, nitwa Furaha Marie Chantal, nkaba nitwa ku izina ry'umwana Mama Diane. Imana yo mu ijuru rero irashaka ko tuyigarukira, irashaka ko twihana ibyaha n'ibisa nabyo kugira ngo idukirize igihugu. Waba wari umuntu wasengeraga itorero, waba wararisengeraga hirya no hino kugira ngo itorero ribonekemo umugisha cyangwa habonekemo abantu bihana, hanyuma iki gihe ukaba warabirambitse. Imana yo mu ijuru ntabwo inejejwe nabyo, ishaka kugira ngo ugaruke handi yaguteretse, iri kugushaka ikakubura, yagushaka ikakubona mu businzi, ubusambanyi, ubujura n'ibindi bisa nabyo. Imana irababaye cyane rero wowe uri kunyumva, waba wari umuhetsi w'itorero runaka none ukaba utumye ibyago byuzura isi ubigizemo uruhare. Nyemerera rero dufatanye iri jambo rya hano muri Ngoma wa kabiri ibice 7 umurongo wa 14 na 15, twumve icyo havuga. Niwumva hakukoze ku mutima, ndagusabye ugarukiraho turebe buryo ki Uwiteka Imana yatugarukaho. Niwemerera Imana ukava mu businzi, ukava mu busambanyi, ukava mu bujura. Hari benshi bari guta iby'Imana inyuma, bagahereza Satani umwanya, bakemera bakajya kuraguza, bakemera bakanywa inzoga bavuga ko barwaye amamibe, ariko urukunezezwa nuko ibyo byose wabirundanya ndetse ukumva yuko undi mwavuganaga atakigukwiriye. Ndakubwiza ukuri, garukiraho kuko Uwiteka Imana yo mu ijuru irababaye. Bya bindi rero wita ngo ni byiza, wowe wahisemo gukunda ibintu bibi Imana yanga, ukunda ibibi. Kandi Uwiteka Imana yaragushyiriyeho gusengera itorero. Reka twumve muri Ngoma wa 2 ibice 7 umurongo wa 14 n'uwa 15. Aravuga ngo, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Hano Uwiteka Imana niyivuze ngo maze abantu bayo nibicisha bugufi. Imana yo mu ijuru iri kubwira uri kunyumva wese, wowe wishyize hejuru, Imana igusabye kwicisha bugufi. Niwicisha bugufi ukemerera Imana ikagukoresha ibyo ishaka, niwicisha bugufi ukakorera Imana, ugafasha imfubyi, abapfakazi, niwicisha bugufi mu bintu byose Uwiteka Imana yaguhaye, ukemera ugatanga icyacumi n'amaturo, ndetse ugafasha abatishoboye, ukicisha bugufi, ugaca bugufi imbere y'Imana n'abantu. Uwiteka Imana ivuze yuko izakumva iri mu ijuru ryayo. Bivuga ngo wowe uri kunyumva uzi neza yuko Uwiteka Imana ireba ababi n'abeza, ireba abakomeye, ikareba n'aboroheje.
hari igihe rero waba warishyize hejuru, Imana igusabye kwicisha bugufi. Wibuke ukiri umukene, wari ufite icyifuzo cyo kugira Uwiteka Imana ikuzamure, wibuke ukiburara, wibuke wambara ubusa, ariko Imana yarangije kukuzamura, wumva ko ari amaboko yawe yabikoze. Mwana w'umuntu, garukiraho. Imana iravuze ngo twicishe bugufi tuyigarukeho, kandi dukore ibyo Imana ishaka. Va mu businzi bwawe, va mu kunywa inzoga kwawe, umajije kwitwikira uruhu rw'intama, warangiza ukiyita ngo uri umukiranutsi, uri kwiyita umuntu ukomeye cyane mu itorero, ariko Uwiteka Imana ntabwo iri kukwemera rwose. Reka kugira ngo ubone amafaranga, umaze kugwiza ibintu, none uri kubona abantu bagufi ukumva yuko abo bantu rwose ntacyo bari cyo. Ndagusabye cya bugufi nk'uko ijambo ribivuze, kugira ngo Uwiteka Imana idukirize igihugu. Abantu benshi bitwaje kovide ngo ntabwo basenga, wabona ari wowe utaje isakaga, wowe wavuganaga n'Imana, wowe wakoraga ibyo Imana ishaka, wagiye mu businzi, ujya mu bujura, uri guterekera, ntabwo bugifite rwose, uri kubaza Imana zitavuga, ntabwo uri gutinya guca inzaratsi, ntabwo uri gutinya kujya mu butinganyi. Imana y'amahoro iri kukubwira ngo garukiraho, iravuze ngo garukiraho, ureke kujya mu bintu Imana yanga. Bivuga ngo rero Imana yo mu ijuru iravuze ngo nitwisubiraho, Uwiteka Imana ngira tugarukaho, nimara kutugarukaho ngidukirize igihugu. Haleluya. Imana iraje idukirize igihugu niwemera kugarukira Imana. Wowe musinzi, garukiraho kugira Uwiteka Imana idukirize igihugu, idukuriremo ibintu byitwa uburwayi ubwo ari bwo bwose. Niwemerera Imana. Hari igihe korona yaje ari igihano cy'abanze kumva, hari igihe malariya iza ari igihano cy'abanze kumva, ariko ndagusabye kubera iyi kovide iri ku isi hose, Imana mu ijuru yarababaye. Wowe uri kunyumva muri Afurika, hanze y'u Rwanda, ndagusabye guca bugufi ukumvira Imana, garukiraho. Rero Imana iri gutabaza cyane, iri kurizwa nuko wowe yagiriye neza, warunze amafaranga ariko ntabwo urakiranuka, warunze amafaranga ariko ntabwo uramenya imfubyi aho zituye, ntabwo uramenya abakene aho batuye. Mbese ugaburiye bangahe, wambitse bangahe muntu w'Imana? Ndagusabye garukiraho, wibuke cyane, waraburaye biremera, ndetse wibuke ya mashuri Imana yakurihiye. Shaho kuba warageze i Burayi, kuba warageze Amerika, ntabwo twanya bigize mu ruhare, mama wawe ntabwo yari yishoboye, ariko kubera icyo uzaba cyo, Imana yo mu ijuru ari cyo yakoze, urangije hanyuma wowe uragenda ukigera aho hanze numva bavuga, wowe ugerayo, aho kugira ngo wumvire Imana uragenda uyitura kwisukisha ibisuku. uri umugabo, wowe mugabo wisukisha ibisuko, waravuganye n'Imana, Imana izagutsemba, izagukuraho. Wowe wambara pokete, nababwiye buryo ki nge nkiri kuzimu nasanze abadayimoni bambara amapokete. Niba uri kwambara pokete rero warigeze uvugira Imana, Imana izagutsemba, izaguheha, izaguta. Ndakwinginze garukiraho, ugarukira Imana, kuko ivuze yuko iraje, yumvirize neza yuko uyigarukiye. Nuyigarukira Imana iguha isezerano, Imana iduha isezerano yuko irazi kadukiriza igihugu, izazidukuriremo korona kuko uyigarukiye. Oya haleluya. Imana ije kudukurira korona mu gihugu kubera nimwemera guhinduka. Hinduka mwana w'umuntu, Imana yakuremye ntawigishije inama, ntabwo yabaje Satani ngo irashyira urubavu he, ntabwo yayibajije ngo iratera umutwe he. Kubera itayibajije rero ni nayo mpamvu Satani nta ruhara afite ku bana b'Imana. Wowe rero wigaraguye, wowe uri umusinzi, wowe uri umujura, wowe uri kwiba amaturo, garukiraho. Wowe warundanyije ibintu, Imana yaje kumbwira ngo mbabwire ngo nubwo birandanyije izakwima indashahu, bizaribwa n'umuntu utarabiruhanye. Iri kumbwira ngo abazanga kumva iraziba hehe, nibarangiza dora abantu bari mumva bari gucukura, nabo bari gushaka abakiriya. Abantu bari gucukura rero imva cyangwa se akaburi, dore bategereje abakiriya. Abakiriya barabona ni wowe uranga kumva, dore baragutegereje mwana w'umuntu. Garukiraho, Uwiteka Imana yo mu ijuru irababaye.
yarambwiye ngo nzababwire mwe mwarundanyije ibintu mukanga kugira ngo mugarukire Imana. yarambwiye ngo nujya ujya kuryama kwa kundi wikuramo umwambaro ukawushyira hano ku meza, ubu urukubwira isi ngo wasiwe sigarana uyu mwambaro wawe, ejo ninzagaruka uzongera uwuntize. hanyuma iyo ushize telefone ku meza, ubu urukubwira isi ngo wasiwe sigarana iyi telefone, ejo ninzagaruka uzongera uyintize. amafaranga ari kuri banki nuko yitwa yawe kubera uriho mwana w'umuntu, yitwa ibyawe kubera ugihumeka. iyo umaze gupfa rero za modoka wiguriye menya yuko arizo zikujyana. za nshuti zawe wacuditse ukirengagiza abantu baciye bugufi, ukirengagiza abantu, ukirengagiza gufasha imfubyi n'abapfakazi. ayo mafaranga wishakiye yakakuvuna ukanga gukiranuka. Imana arambwiye ngo nzakubwire ngo dore ugiye kuzapfa, niba gushyingura ya modoka wiguriye n'imbaraga zawe, ya yindi waguze ukajya uranyura kuri mugenzi wawe ntumuhe narifuti ngo umwiciyeho. igihe kirageze kandi kirasohoye, bakazakujyana n'imodoka yawe bakakugeza aho baguteguriye, hanyuma bakagushyira iyo. shaho mu nshuti zawe zikomeye mufitanye nta nimwe izasigara hariya bazakukira, hari intumbi zawe izajya. ndakubwiza ukuri ngo nta numwe muzasigarana mu cyobo, haba kumva hejuru wa undi wakoreje kudafasha abandi muzasigarana, ariko Imana izakuva impande kuko wanze kumvira Imana. ndagusabye garukiraho kunyumva, garukiraho wowe mucura w'icyacumi, nawe wahize imihigo ntuyigure, garukiraho uhugure kuko igihe cyo guhiga imihigo kigiye kugera mu ruhande rwawe. Imana yarambwiye ngo rero wibuke hahandi ababyeyi bawe batari bageze, ntabwo bagombaga no kugira ngo bashobore kugira bakora igikorwa cyatuma uba umugabo runaka. niba wanze kugarukiraho, Imana yo mu ijuru iraje mubonane. Imana rero yavuze ko abantu bose bateje akaga mugarukiraho, kuko uteje akaga isi ututeje ibibazo twebwe kugira ngo ibibazo biri muri iyi si bihoreho. ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo nitwemera tukagarukira Imana, ngo tugasenga tukicisha bugufi, Uwiteka Imana ngo iratugarukaho, ngo kandi nituva mu ngeso zacu mbi. muntu urukunyumva ingeso zawe imbura zizi, nawe wa mubyeyi we utuba umugabo wawe izo ngeso Imana yo mu ijuru irazizi, nawe uca inyuma w'umwashakanye izo ngeso arazizi. garukiraho wowe mugore ugusuzugura umugabo ukitwaza ngo nuko umurusha amafaranga, Imana yakuvutseho cyane. garukira wisuzugura umutware uwifashishije amafaranga. nutagarukira Uwiteka Imana izaza iguhambe. twari tugiye gushima Imana rero z'ibyo yadukoreye kandi tukanezezwa nabyo. hano muri Zaburi 98 rimwe kugera kuri 2 aravuga ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya kuko yakoze ibitangaza. yavuze ngo ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera yabizanishije agakiza. bivuga ngo Uwiteka Imana afite ukuboko kugira imbaraga. Haleluya. kandi adutegetse ngo turirimbire Uwiteka indirimbo nshya mu mirimo yakoze. niki wakoreye Uwiteka kugira ngo akushyire ku kazi gakomeye utyo? niki wayihaye kugira ngo ujye wambara ikoti bikubere? niki wayihaye wa mubyeyi we kugira ngo iguhereze ibyo utunze? hari ababyeyi mwakundanaga bakiri mu bushomeri, nawe wa mugabo abandi mwariganye isa tuvugana bari kwiba. ndakubwiza ukuri ko wowe Imana yo mu ijuru yagutoranyije mu ngeri zose z'abasore mwagendanaga, hanyuma igukuramo iguhereza akazi. ijambo ry'Imana riravuze ngo rero nituririmbishe Uwiteka imirimo yadukoreye, ngo ukuboko kwe kwera kurimo imbaraga niko kwamanutse gukora bya bindi. rero Imana igutegetse kugira ngo ujye uririmbisha akazi Imana yaguhaye, ukahimbara
mugarukirizemo Imana. Murakoze cyane abanyumva, ndagira ngo mugarukiraho. Shaka ingingo izakurengera ugeze ku munsi mubi. Wowe uri kunyumva, ibintu byose ubona Imana yo mu ijuru wakoze byayibabaje, garukiraho. Mubyeyi, garukira gusuzugura umugabo witwaje yuko umurushije ubutunzi. Ushaka ingingo izakurengera ugeze ku munsi mubi. Mugabo, garukiraho uri guca inyuma uwo mwashakanye witwaje yuko atize. Nutagarukiraho, Uwiteka Imana iraje guhambe. Ndarangije abanyumva, mushaka imirimo izabaherekeza. Iki gihe turimo ntabwo ari cyo gusengera ubutunzi n'amazu meza, ahubwo mureke dusengere ubugingo, dushaka n'imirimo izaduherekeza. Mbese ufite icyaguherekeza? Mbese ufite ingingo iza kadusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, uri Imana yacu bwite, turagushimye. Uri data, ntabwo uri data wacu. Haleluya. Ni nayo mpamvu nkweretse isi yose mbwiri iri jambo ryawe. Uvuze ngo nitwemera tukagugarukira, tugaca bugufi, ngo nawe ngo uzatubabarira udukirize igihugu, uzadukurira korona mu gihugu, uzadukura malaria n'ibindi byorezo, ndetse cyane cyane udukirize imitima. Ndagusabye abaryumvishe ku isi, ubahereze guhindurwa n'imiburo. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.